ngubu twageze muri sinabyaye niba utazi kwivugira reka abazi kuvuga batambuke nase nk'ubu ngubu Kevin Kadi sinzi imbaraga afite yavuze ngo nibaze bakora imiziki ariko ndakubwiza kuri ko Juno ramutse afasha nk'izi mbaraga kadari gukoresha Juno bakabazi ko sinzi wenda hari ukuntu bushoboza butangana bukuntu bakora ibintu byabo ariko mfata Juno uhita umuazi no mbaraga Kadi afite muri no minsi kadashora gushaka guhunga igihugu yego Juno abonyera sinzi niba ari support cyangwa se niba ari umurava mu cyagira ariko tuvuga nawe abikoze ko kadari kubikora bino bintu byo guhoza bya buri kanya Juno akabigenza gutya kadashora ngo kuhita yigira nk'i Burundi rero icyo nicyo gituma Kade ubwe avuga ati nge mfite content ati rero bo nako ariko urumva nukubagarura muri game ariko abona man ntabwo ndi kubona umuntu dukompeta muze dukore nawe ari gutebye yes nawe yatebeje ni fresh sana bira bintu birarenze yagize ati Juno ntabwo yigeze yiga umuziki ibyo bintu muri kuvuga ngo twiganye ariko byo kuvuga ngo ntabwo yigeze yiga umuziki abantu babikora neza bose saba babyize imiziki ni impano uko ushobora kugira kuri yatebyaga na biriya yatebyaga kuri aba ari ukwishongora bya gisani sibyo ubwo rero nyine ubwo uriya nani afite ingingo zimurengera azavuge natwe tuza twivugire rero dushaka niyo mpamvu nabwiye ngo izi ndabo nazo muzihe melody nubwo avuze ngo arazihorana ibi bintu kino kintu mugishimire melody ariko ikintu kirimo gusatse abantu barabagenda bakarebera ikintu mu ishusho imwe gusa nibanabashije kuvuga ngo ese ninde watumye Ben ava yakavuga aho Ben avugiye showbiz hagaze gute tumaze iminsi dufite inzara y'imiziki yego ariko reba tumaze iminsi uri kwenjoyinga biriya bintu tutitaye no ku ndirimbo twumva bituryoye kubera iki ni ibintu bishyashya man respect melody bigaragara ko bino binabyumva neza melody ndetse bigaragara ko ari wa muntu koko ufite ushobora guheka ikintu akakivana ahantu hamwe akakigeza ahandi ni gutyo gahunda zimeze icyo ni ikintu akwiriye gushimirwa nyine umuntu ajya akora ibintu bya danje tujye tubyemera nge ibaze ko yatumye na ba Ken Solo basige batinyuka nawe bakaba bamwataka bakataka Ben sibyo Ken yavuze ngo nibishira muzacuruza iki yego nawe gutebe yes yatavuga indirimbo yari yagiye hehe ntabwo yari ihari ariko kubera ko yavuze ko akantu tumugarutseho abantu bamugarutseho rero ntabwo kuririmba gutya ngo wasohoye indirimbo warizinze biba bihagije yego yes kwire no gukora utuntu duherekeza indirimbo kugira ngo ikomeze ibe big mu matwi y'abantu rero ibyo bintu byose cyo tubikesha Bruce Melody niwe ubatinyuye ariko nizere ko uyu mwaka uko urangiye ibintu bigomba gukomeza byakabaye reka tugeza na za 2050 byakabaye no kuri Bruce Melody na The Ben bikaba byaje nko kuri Juno na Ken Solo cyangwa bikajya kuri Juno na Kevin Kati cyangwa bikajya kuri Kivumbi na Kevin cyangwa gutyo man akaba ari show imeze gutyo hano arashaka wenda Bruce Melody na The Ben niba nta content bafite zo kuza kubyigana gutya Juno na Ken Solo bayifite abajene bano ba Ken Solo abantu bafite ijambo sibyo ahubwo bo bakabaye bavuga ati bano baniga nibo bakomeza bavuga bonyine kubera icyo dushaka creating ikintu gikuraho bino bintu sibyo challenge my guy sibyo ariko uruhare rwa Melody rwararutanze aberetse inzani nibirabananira mukaba mumeze kwa kundi kwa nyuma mutabasha kureba ibyo abandi bakora bibaha amafaranga sha nako azaba karabe kabisa ariko salute Melody turabizi ko zino mbuga hano ziri amafaranga ariko twebwe biracyari hasi biracyari hasi nta kintu kirimo so Melody kuba amaze kubivuga kabiri mu byukuri ari ukuntu iyo ba Melody bavuze ibintu ari ukuntu abantu bajene bagenda bagakatamo utuntu bagapostinga bakabigira byacitse musamute musanga ibyo nta n'ikintu binamaze urumva ari itiku gusa noneho biratangaje ukuntu buriya Melody garuka kuri kiriya kintu abakivuze arabizi ko afite influence nini ariko abizi yuko bafatanyije n'abandi bantu bayifite bagasharinga kari akantu hari ahantu kure byagera urumva ariko can you imagine inzanga z'abo bantu waruvuze niba uri mu YouTube ukarabonye kiriya kintu cya Melody nyine buri muntu wese content creator wakibonye ukaba utarigeze utekereza ngo kate kari akantu mugashyira ku ma Twitter mu tagging abantu bireba mugire gute urumva bana subwo nyine ibyo ni ibintu byanavuga ntaga bivugiraga imbuga ze ni ibintu byatwese ni rusange ariko nta support yanyu mwamuhaye mwabyumvisha ari mukigira nkaho mutabyumvishe maybe ijwi rya Melody nyine ntago rihagije urumva none se nkaho uri muri iyo sector Melody kamaze kugaruka kuri kiriya kintu kabiri kandi ari ikintu cyumvikana ko mujya mukata ububoro buri aho ngo bw'amafuti mukabutaginga mukagera gute kandi ari nk'umuntu yatutse ubu ngubu byari kuba byacitse ariko ikintu kidufitiye akamaro twese muri rusange mwafunze iminwa muri inzanga
What's up people, this is Open TV again and again. Uyu ni Kafuru uri imbere yanyu. Man of God, the Rush Boy aka Kafuru. Kafuru, hano harakonje ariko ku mbuga ho harashyushye. Ubwo utari kuvuga kuri The Ben cyangwa Bruce Melody ari gushya. Si imiziki, si ibitaramo, si iki. Cyokoza byagaragaye ko biriya bizina ari binini kabisa. Ubu nibwo byamenyekanye. Noneho bigize gutya hadaciye kabiri uwitwa Juno nawe baraje bose arabafata bakandagira ku mitwe. Kari agashusho ukikabona wagatekereje iki? Nkikabona ndi gukunda ntunze ukuntu uyu mwaka urangiye showbiz imeze. Ngayibaza twibera muri showbiz imeze gutya. Ishyushye. Harimo kwatakana ariko bitarimo by'umuziki musically. Biriya kora kwatakana kuri musically ni good abari better cyane. Urumva noneho twari twaramenyereye ya showbiz y'abantu batavuga, abantu mwe batinya abandi. Urumva njyewe buri muntu wese uri kwataka undi muri no minsi muri buriya buryo nta kibazo mfitanye nabyo, ahubwo ndi kumva byakongera bikaba birebire cyane kuko natwe turi kubona icyo tuvuga gifatika. Nago bari kubyita kwataka no gutebya. Buri muntu ari gutebya ni sawa, ahubwo desa undinga neza cyane, ubwo bizagabanyaho cya kintu tugeze kuvuga tuvuga ko nyine turambiwe umuntu uri showbiz bavuga akajya kurega. Ntabwo uzajya kurega umuntu kandi akubwiye ko muri gutebya. Ikindi kintu bigaragara ko message yacu Juno yayibonye. Yes. Ndikukunda ukuntu message dutanga kubasaniza igenda zikagerayo. Yes. Arabaca mu gikari bakatubwira ngo fresh ni Open TV niyo isigaye yonyine iri kuvuga ku myidagaduro ikagera ku bo bireba. Ukamention umuntu akabimenya kandi agahita bikosora direct. Yeah. Juno urabona message atarayibonye. Yarayibonye ukomeza guceceka gutyo nta kintu na kimwe bizakugera. Biriya bintu by'umwihariko wamuhaye iriya message ariko uyimuha by'umwihariko nk'umufana. Yes. Ntabwo wayimuhaye nk'umukomenteta cyangwa iki. Iriya message wayimugeneye nk'umuntu nk'umufana tu. Niyo mpamvu nawe yayivaliyuinze akayigenera agaciro yari ikwiriye. Ahise yerekana ko adatinya. Muri make biriya bintu ntako bisa. Ubwo rero abantu bari bazi ngo ni urwango rundi kuko urabiza abanyarwanda nyine kugira showbiz bajye mu mutwe biracyari kure cyane, sibyo? Nyine nago ababirimo barabizi ariko abari hanze baba babona ari urwango turwane. Ariko byashyizweho akantu nagira ngo ni umucyo ubwo The Ben ubwo yari kuri station ya Engine bari kwamamaza cya kiboro ni Mogas ni iki yaragiye nyine ari gutanga ama essence ntabwo banaduhemba ntabwo ari ngombwa ngo mbishyire mu mutwe cyane. Urumva yaravuje ati Bruce niwe watebeje mbere. Urumva ati rimwe na rimwe agaca no mu gikara kabinyigisha ati rero ndi kubahiriza homework nuko yamereje nuko nyine abantu benshi bano cyane cyane nk'abafana cyangwa aba people muri rusange baba batabona bino bintu tuba turimo. Hari igihe uvuga ikintu uko kiri bagatavuga ngo wafashe side, ariko none iyo umuntu abantu bavuga gutyo na muntu ubutafashe time ngo arebe ikiganiro cyose barawarebi. Hari ukuntu umuntu agenda akareba utuntu duke cyakara agashoti umuntu aba yakase kuko ibintu byose agahita direct yanzura atabanje kureba ikiganiro. Iyo tuvuze tuvuga iki tukavuga na kiriya, sibyo? Hari n'abantu banyandikiye mani ngo yarakwishyuye. Hagati wapi nyine ariko ntago mbasubira nabyo. So rero nk'ubu se ntago Melody akwiye gushimirwa akanya niba koko twandastandinga ibintu turimo. Je ndi kumva Melody ari umuntu dukwiriye gushimira rukumva tuvuga ati warakoze kubera ko akomeza yataka Ben akanabifata n'abari ko Melody ko yabagaze ibyari gukora si yacitse intege yarakomeje akanya tugeze aha ngaha. Noneho Ben asigaza akavuga showbiz gashyuha. Ibaze ko niryari waruzi ko Juno azatinyuka kuba yakora ifoto nk'iri akandagiye kuri Tiger n'ikinyuzi, sibyo? Bira byose ni ibintu tugomba gushimira Bruce Melody for bose bari gutebya. Ubwo byari byatangiye ubwo Keniso yari yafashe yaba indabo ziwe afata munyakazi bose anaga muri trash bin. Ako kana agashyira kuri status yiwe kuri ndakeka story yiwe ya IG. Keniso abishyira kuri story yiwe ya IG. Ubwo abantu baravuga nyine bararondogora n'iki ariko ubwo Juno nawe yabikoze ejo tujora kubona nabambanda bidekarara. Oya ahubwo byabaye none se ntabwo uzi ko Kevin Kade yagiye mu sibo. Yego. Bakavuga ukuntu nyine bakavuga ukuntu Juno
yagize iriya foto nyine yakoze n'ibyo bivuze bya Kenny Solo niga Kevin Kadagahita avuga ngo barana ahubwo babuze content nibakora imiziki nibakora amakonseri yabo ako ni akantu kahatari sibyo ntago navuga ngo Kenny ngo kuki ngo Badman yabivuze Kevin Kade nabo niba koko bafite content baze bamunyomoze yego mu gihe ubundi hano ubu ngubu twageze muri sinabyaye niba utazi kwivugira reka abazi kuvuga batambuke nase nk'ubu ngubu Kevin Kade sinzi imbaraga afite yavuze ngo nibaze bakora imiziki ariko ndakubwiza ukuri ko Juno ramutse afasha nk'izi imbaraga Kade ari gukoresha Juno bakabazi ko sinzi wenda hari ukuntu ubushobozi butanga n'ukuntu bakora ibintu byabo ariko mfata Juno uhita umuhazi no mbaraga Kade afite muri no minsi Kade ashobora gushaka guhunga igihugu yego Juno abonye sinzi niba ari support cyangwa se niba ari umurava mucyo agira ariko tuvuga nawe abikozeho Kade ari kubikora bino bintu byo guhoza bya buri kanya Juno akabigenza gutyo Kade ashobora nko kuhita yigira nk'i Burundi rero icyo nicyo gituma Kade ubwe avuga ati nge mfite content ati rero bo nako ariko urumva nukubagarura muri game ariko abona man ntabwo ndi kubona umuntu dukompeta muze dukore nawe ari gutebye yes nawe yatebeje ni fresh sana bira bintu birareze yagize ati Juno ntabwo yigeze yiga umuziki ibyo bintu muri kuvuga ngo twiganye ariko byo kuvuga ko ntabwo yigeze yiga umuziki abantu babikora neza bose saba babyize imiziki ni impano uko ushobora kugira kuri yatebyaga na biriya yatebyaga kuri aba ari ukwishongora bya gisani sibyo ubwo rero nyine ubwo uriya nani afite ingingo zimurengera azavuge natwe tuza twivugire niyo dushaka niyo mpamvu nabwiye ngo izi ndabo nazo muzihe Melody nubwo avuze ngo arazihorana ibi bintu kino kintu mugishimire Melody ariko ikintu kirimo gusatse abantu bara bagenda bakarebera ikintu mu ishusho imwe gusa ntibanabashije kuvuga ngo ese ninde watumye Ben ava yakavuga aho Ben avugiye showbiz hagaze gute tumaze iminsi dufite inzara y'imiziki yego ariko reba tumaze iminsi uri kwenjoyinga biriya bintu tutitaye no ku ndirimbo twumva bituryoye kubera iki ni ibintu bishyashya man respect Melody bigaragara ko bino binabyumva neza Melody ndetse bigaragara ko ari wa muntu koko ufite ushobora guheka ikintu akakivana ahantu hamwe akakigeza ahandi ni gutyo gahunda zimeze icyo ni ikintu akwiye gushimirwa nyine umuntu ajya akora ibintu bya danje tujye tubyemera nge ibaze ko yatumye na ba Kenny Solo basigaye batinyuka nawe bakaba bamwataka bakataka Ben sibyo Kenny yavuze ngo nibishira muzacuruza iki yego nawe ari gutebe yes yatavuga indirimbo yari yagiye hehe ntabwo yari ihari ariko kubera ko yavuze ko ari akantu tumugarutseho abantu bamugarutseho rero ntabwo kuririmba gutya ngo wasohoye indirimbo warizinze biba bihagije yego yes kwire no gukora utuntu duherekeza indirimbo kugira ngo ikomeze ibe big mu matwi y'abantu rero ibyo bintu byose icyo tubikesha Bruce Melody niwe ubatinyuye ariko nizere ko uyu mwaka uko urangiye ibintu bigomba gukomeza byakabaye reka tugeza na za 2050 byakabaye no kuri Bruce Melody na The Ben bikaba byaje nko kuri Juno na Kenny Solo cyangwa bikajya kuri Juno na Kevin Kade cyangwa bikajya kuri Kivumbi na Kevin cyangwa gutyo man akaba ari show imeze gutyo hano arashaka wenda Bruce Melody na The Ben niba nta content bafite zo kuza kubyigana gutya Juno na Kenny Solo bayifite abajene bano ba Kenny Solo bana abantu bafite ijambo sibyo ahubwo bo bakabaye bavuga ati bano baniga nibo bakomeza bavuga bonyine kubera cyo bagakora creating ikintu kizigikuraho bino bintu sibyo challenge my guy sibyo ariko uruhare rwa Melody rwararutanze aberetse inzara nibirabananira mukaba mumeze kwa kundi kwa nyuma mutabasha kureba abandi bakora bibaha amafaranga sha nako azaba karabe kabisa ariko Salute Melody hari noza nubwo abantu bari mu itiku gusa ariko mu bintu byinshi Melody yavuze yagarutse ku kintu cya social media nanone cyo gusaba government yakigarutseho ndashaka tubitwarire rimwe wenda nituva kuri Melody tumivireho rimwe nyine tumuhizo ndabo ziwe nubwo yavuze ko azifite ariko nk'abantu bari muri showbiz tubirebera kure nyine ako kantu icyo kintu tukimushimire urumva yavuze uti nubwa kabira bigarutseho ati turasaba leta ko izi mbuga bazimonetiza wacyumvisha ute wacyumvishamo iki naga ari ubwa mbere akivuze ariko nubu yakigarutseho niki niye message wumvishemo kubishyiramo imbaraga kwe byagakwiye gutuma n'abandi ba content creator bamufasha byatumye mbubahuka cyane abantu ba content creator abantu nyine bakoresha izi mbuga turabizi ko zino mbuga handi hano ziri amafaranga
ariko twebwe biracyari hasi biracyari hasi nta kintu kirimo. So Melody kuba amaze kubivuga kabiri mu by'ukuri ari ukuntu iyo ba Melody bavuze ibintu ari ukuntu hano bajene bagenda bagakatamo utuntu bagapostinga bakabigira byacitse musamutse musanga ibyo nta n'ikintu binamaze urumva ari itiku gusa. Noneho biratangaje ukuntu buriya Melody garuka kuri kiriya kintu abakivuze arabizi ko afite influence nini ariko abizi yuko bafatanyije n'abandi bantu bayifite bagasharinga kari akantu hari ahantu kure byagera urumva. Ariko can you imagine inzanga z'abo bantu waruvuze niba uri mu YouTube ukarabonye kiriya kintu cya Melody nyine buri muntu wese mu content creator wakibonye ukaba utarigeze utekereza ngo kate kari akantu mugashyire ku ma Twitter mu tagging abantu bireba mugire gute urumva. Bana subwo nyine ibyo ni ibintu navuga ntago bivugiraga imbuga ze ni ibintu bya twese ni rusange ariko nta support ya nyuma mwamuhaye mwabyumvisha ari mukigira nkaho mutabyumvishe maybe ijwi rya Melody nyine ntago rihagije urumva. None se nkaho uri muri iyo sector Melody kamaze kugaruka kuri kiriya kintu kabiri kandi ari ikintu cyumvikana ko mujya mukatububoro buraho ngo bw'amafuti mukabutaginga mukagera gute kandi ari nk'umuntu yatutse ubu ngubyo byari kuba byacitse ariko ikintu kidufitiye akamaro twese muri rusange mwafunze iminwa muri inzanga. Icyo nicyo kintu twababwira nicyo kintu twababwira kubera yuko mani kera baravugaga reka rino wenda reka ngaruke no kubayobozi b'igihugu cyangwa bo bireba kera baravugaga ngo imiziki ntango bararebye ngo basanga imiziki ntago cyo kintu cyo kwihutirwa urumva. Ariko simbizi football y'ibifaranga bijyamo kuva cyane nagiye muri football amafaranga atararimo kandi haba harimo uruhare rwa leta n'ubwo wenda ngo ari ikintu kigenga ariko harwa leta ruba rurimo noneho bakatubwira ngo hari ibintu ngo hari ibikorwa remezo ngo byari bikenewe. Ndumva narabonye ni ari inyarwanda ni ari igihe bavuga ko ngo miliyoni 300 buri ku ikipe y'igihugu isohotse ziragenda ikanatsindwa. Sorry gatowe ngiye cyo nashaka kuvuga kera baratwereka ko nyine ngo hari ibintu byagombaga kubanza kubakwa bitewe n'igihugu hano cyari kivuye it's okay ibyo birumvikana nta n'umuntu wa complaininga. Abajene bakomeje babyikorana ku giti cyabo bakazana ama studio bagura amakamera nyine barabikora nta support irimo kubera ko batubwiraga yuko hari ibintu bindi byo kubakwa byihutirwa. Ubu rero birahari kubera ko ndaceka turi ku rwego rw'ibindi bihugu duturanye hari n'ibyo turenze sibyo kandi ibyo bintu internet wayizeho turi hejuru cyane. Yes sibyo ntago ngo tukiri bagomba kitubwira ngo turacyubaka ibitaro se turacyubaka imihanda se turacyubaka ibikorwa remezo se amahoteli n'ibiki ibyo byose birahari. Nje ndi kumva iki gihe ari twebwe dutaye urubyiruko natwe bakatwubakira biriya bintu dukuraho ubuce ko nakazi gari man agari nikadukwira. Rero niba abazungu ari platform bazanye zishobora guha abantu amafaranga rimwe gwe gusa kugenda mu kabinegosyo bakadukomora natwe tukayabona ibyo ni ibintu byoroshye ariko uzasanga nta akazi gashobora kuba kanahari wenda kenshi urugero urumva ariko amahitamo y'umuntu mu gukora ikintu katamwerekeza mu bwubatsi kandi nakariya nako nakazi kandi harimo n'amafaranga menshi gato ngenda bakeka ko kira kintu bagishyizeho arabushomeri bwagabanyukaho hari ikintu cyagabanyuka hari urugero runaka rwava ku bushomeri. Kafuru rero ubwo ngubwo reka mite turenga ibyo izira space zabaye ibyo ba Melody byaba Juno kuri IG nigarukire hari igitaramo DJ Spice ni Spice ni Spino Spino muri DJ Spino aho yakoreye ejo bundi igitaramo hano mu Rwanda cy'umu DJ nyine acurangira abantu ngo bapamera baritabira bande we muve hano ngaha mwabipeti simwongere kurira sibyo. Ubwo ngubwo ba Spicy Spino nako ubwo hari umuntu wafashe telefone ye afata ka video Pamela ari kwibyinira nyine bisanzwe muri club ntago bagiye kuhagarara cyangwa kwicara urumva ariko kabaye induru kuri za IG kabaye induru bari kuvuga uti umuntu ufite umugabo ngo kuba ari kubyinana n'undi muntu kandi mu by'ukuri nta byacitse nge nabonye kara kabido wakabonye nakabonye nyine nk'umuntu wumva ko biriya bintu kuba umuntu yasohoka akabyinana n'undi muntu sibyo ko nabonye n'ibintu bisanzwe ushobora gusanga uri nk'umuntu ushobora gusanga hari n'umuntu banahorana bari kumwe no mu rugo na hehe wabwira mujama nabonye atuye umuntu uzwi mu myidagaduro wenda ngafite izina rinini ngo tumenye ngarinde ushobora gusanga ari namubyara we cyangwa arinde bira nta bintu byadanze birimo niko ahubwo nuko byanze no gushya umuntu wabikoze arazi kagiye gutwika igihugu birangira
nyine birangira abantu bamukashe bamuteye amabuye bira ntago ari ibintu byatari nose Pamela yajyana Pamela n'umugore w'umugore w'umusitari urumva ukomeye ahari hose abagomba kubyara inkuru ntabwo rero biyoboye ko yajya kubyana n'umuntu azi ko ari ibintu byateza ikibazo kandi azi ko ahantu hose hari amakamera muriho ntabwo nyine nta bintu bya danje birimo hariya ni byimwe twavugaga abantu babura gupushinga ikintu cya danje kibafitiye n'akamaro bagapushinga ibintu by'ubugoryi badafite ikintu biri buze kubamarira naho birabyo nta nkuru irimo niba wanayifashe wayishyize hanze nta kirimo yavuga ko ari bayuma ni bono by'ububono yarazi ko buranga hari akantu gashya azanye nta kirimo hariya bakubona ahubwo nese biriya ni ibiki wajya ku none se umuntu kuba afite umugabo abacitse ku bandi bantu baziranye none se ntiyese byande uzi ko ashobora kuba ari kubyina ko na The Ben wenda yicaye ntara ku ruhande none se ubundi yaratumiwe ngo ahagarara ahubwo ushobora gusanga The Ben yari ahari yicariye nk'ahantu ku ruhande ari no kubireba nta kibazo reka biriya ntato reka tubirenge ahubwo hari video ya Bruce ya The Ben ubwo batweretse nyine muri surgery nanda babaze nk'uko The Ben yabigarutse ariko twabonye surgery tubonamo Nyarudindiri bamuzanye bamugereranya nka Melody nyine nk'umuntu ugiye gukina role ari we Melody ibyo ari byo byose abakurikira showbiz twarabibonye ntago ari itiku iriya video ko bavuga ko The Ben yatebeje ngo cyane kurusha uko Melody yatebeje oya iriya video rero hari ahantu bakiciye iriya video biriya bintu biri muri iriya video twabimenye video turanayireba hari abantu ariko menya ari batwege twabivuze nk'abantu bari bahari rero abantu benshi yaje ikiganiro cyashize hari n'abandi bari babivuze hari abitangaje script ko nimeze indirimbo urumva ya Melody yo twagiye kubona tubona iri hanze idutunguye none iriya ya Ben yo impamvu biratangaje kubera ko nyine yarihanukiriye kari akantu kari sawa ariko muri make reka mvuge mu buryo buziguye ikintu impamvu nta byacitse cyane yabaye iriya ndirimbo yasohotse script abantu bazizi na expectations nyine ibintu bizaga noneho n'uburyo yeditinze uburyo amashusho yayo ahindagurika akurikirana nta kuzimiza kurimo sibyo sinzi niba byabona amashusho burya abamo kuzimiza urabizi uranayakora nta kuzimiza nyine kurimo ku buryo umuntu atakitegereje atabibona neza ko nta indirimbo Lil yigize kudisingamo Binman agenda ashyiramo utuboro ahantu hose yamukuye ibintu byose yatumye abigeraho ariko ibyo bintu utitegereje neza none iriya rero yo imeze nk'ikintu cya telefone buri wese ahita abibona iki ni uburyo editinzemo nta kuzimiza kurimo nicyo kintu ariko niyo mpamvu ubona hari bitanabaye n'ibintu bya dance cyane bari kubikabiriza nta kuzimiza ko hari iyo biza kuba ari kwakunda umuntu areba bora mpano ziko hano harimo akantu urumva n'iriya ya Melody yo guhuha umusatsi urabona kana kantu nyine kari akantu ziko ntari nakabonye nanjye buriya byansabye gusubira inyuma nkareba urumva nyago narabyitayeho mu gihe biriya byo biragaragara direct n'abantu nibyo bari biteze ikindi n'abantu bari biteze ko igiye gusohoka ikubitira habi cyane ariko byaje n'ubundi biraho nayiri muri village nyine byari gusohoka iriya video bari kuyigira nako twari kuyigira ko nanjye ndi mu babivuze ibyo tubiveho hari igitaramo kigiye kuzaba umusibe ejo 31 cya Kada ryakise Kevin Kade gusa icyo gitaramo kigiye kuzabera hano KCC hari roundabout ya Kigali Convention Center hari dusanzwe turasira umwaka abanyakigali barahazi ubwo abari mu ntara cyangwa bari ahandi bajya kureba Kigali Convention Center nyine nk'abantu bari za Rwamagana ntago ari kure za Nyamata za Kigali yose yo ni bisanzwe ari aboro hanagezweho naho ni nk'Kigali naho tuzahita ahubwo Kigali no kuvuga uti hariya ngo hakira ibihumbi 10 hehe iriya rompo nyine 10 yego 10 kandi umbisha avuga ngo ngishingo ni 30 Kado yavuga ko ari 30 ahubwo 10 ni muri Kigali bari muri arena no kuvuga ati Kevin Kade aritegura kubona abantu barenga ibihumbi 30 kandi koko abantu bazaba bahari niho dukunze kuba turi kurasira umwaka ikindi tike ni ibihumbi 5 ndibaza nawe uzapfa kuyibura kiriya gitaramo ariko akaba ari kuvuga ati kizabangamira cya The Ben na Melody
ibyo bintu uri kubibona ute mu mboneza? No kuvuga ngo buriya uramuje n'umuntu umutekerereza ari kumutekerereza kuko ntabwo nzi ko ibintu ari gukora nimba gukoresha muri ino minsi ari we ku giti cye. Abajyanama afite barakora bro, bazi ibintu barimo cyo kintu gishobora kugirana akadi umuntu wa danje. Kubera ko sureba man gufata show kuko niba abantu bavuze ari abahajya 70 ako banahajya ko nabonye ejo bundi ku magara abantu babaga barimo hari abona abantu benshi noneho ibaze ahubwo ari abora abahanzi baharebe aho nta ntebe zihari no guhagarara bakarya show ntago hahenze uri kumva kandi no haza abantu kuko urambwira se uramuniga ari abora zanahapfuka kubera ko niba ari 5,000 n'icumi VIP hari ahantu se ni gute hatazuza hari n'abazaza batari bafite gahunda y'igitaramo babone hano noneho anatagitinze mu gihe cyiza ari top ariho afite imiziki ikunzwe none arangije ashyira ahantu horoye buri wese kuhajya abantu kandi biteguye kurya amafaranga arangije ashyiraho n'ibiciro bitabangamye umusa ari aborodo arapfuka ndakubwiza ukuri arahuzuza arahuzuza ahubwo reka nkubwiza ukuri ahantu nk'hariya twakabaye dufite nka henshi Kigali kuko zari nazenda abahanzi n'izina ry'Imana hara na Ben ashatse yazahatiganya kakorera niyo mpamvu rero batabona n'amafaranga hano hari aboro ubundi ntago hakagwaye hicara buriya nuze yakavena nuzahagenda Juno hajya ari n'ubundi bemere gukorera ko nujya gukodesha ari na ihenze kuriya ntago uzaburamo kabishyura ntago uzayabona ariko hari ahantu kuko irambi bari bavuze n'ibishobora kujyamo hariya bakabana hemereye kujya abantu bakorera ibirori nta nuko bisa mwana Kigali yacu kabisa salute ariko kadewe seja bundi ntago hari ahantu habura kuzura hari ahantu haruza ko ari amafaranga ni make nyine buri munyamujyi wese nyaga mubangamiye kandi no kade anameze neza haranoroshye kuhajya aroroshye nta bintu byahataye abantu bazaba ruruvuga wibuka kandi n'ahantu haharawe hagezweho hari ifoto nziza abantu bazaza baje no kwinjira no kwirira ifoto abantu basanzwe baharasira umwaka niba ari ikintu ngiye nakunze bane nabonye nkabona kade biriya bintu yarabitekereje umuntu wamugiriye inama niwe uwo muntu azanamureke Nikira kuko araboro nta bintu byinshi hazamusaba urumva kandi abantu azababona ari amafaranga ni meza cyane buriya kiriya giciro ugereranyije n'ubushobozi bw'abanyamujyi igiciro cy'5,000 man buriya aba ari sawa ikintu cyawe wacyamaje tukakimenya yes no kuvuga uti ibyo tubivuyeho ibindi ni cya gitaramo cya The Ben dora tugarukaho nta byinshi tugiye kukivugaho gusa amakuru yarahari nacyo kirahari kizasiga gusa tutarava ariko kuri kade hazaba harimo na Alikiba yes Alikiba zaba hari ariko rero Alikiba ari muri gendagira abantu bamukunze mu myaka ya kera batabura kuza kumureba ariko mu ba Gen Z ntago arimo cyane kwa dukomeje rero wari ukomeje ndejari bira bya Ben na Melody byo tuzavuga dusarare ko nko muri kiriya nyuma ya show ababroga bose bashobora kuzaba barasaraye nta muntu ukivuga kubera ko bizatuvugisha amagambo menshi dushobora kuzongera gutangira akazi nko mu kindi cyumweru kizakurikira kuko simamye ko hari umuntu uzasigara afite amagambo yo kuvuga saba twese twarasaraye nta muntu ukibasha kuvuga kuko kizatuvugisha my friend dushobora kuzavuga abantu bagacika indimi icyo dusaba cyo nuko ibi bintu bitagomba guhagarara nge ndisabira ariko ibyo bintu ndabiko Melody we ntagomba kubihagarika afite ndisabira Ben kutazigera areka biriya bintu ari kuduha akazi ikindi kintu uriya muco wa Juno nakomereza aho ngaho ba Kenisoro bakomereza aho ngaho uriya muco tuwukuze nicyo kintu twaburaga muri game ariko mu buryo bwiza buriya njya kuza nkakubwira ko nkurusha naribi nkakurusha nkakubwira n'ibyo nkurusha urumva mu muziki nitujya ahandi biriya bintu uriya muco ukwiriye gufata ukaranda ukareba ko ino showbiz ya East Africa tutayobora urakoze cyane Kafuru reka ngushimire kabisa Open TV mudukorere subscribe salute ko babikoze abatarabikora mutegereje iki mubikore